Turabasuje turabaramukije abakunzi bacu Rubavu Buy and Sell, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Twizera ko muri amahoro mumeze neza cyane. Iyi ni channel Rubavu Estate, tubagezaho amazu n'ibibanza bigurishwa. Nk'ibisanzwe wowe wakoze subscribe warakoze cyane. Nawe utarayikora twizere ko ugiye ukanda kuri subscribe, ubundi uganasharinga mukaduha n'ibitekerezo muri commentaire kugira ngo turusheho kubana neza cyane kandi tuzi ko turi kumwe mudukurikira. Abakunzi bacu mweza aho muherereye hose. Uyu munsi rero turi mu karere ka Rubavu nk'ibisanzwe. Nge ni Emmanuel mwumva guturuka muri Rubavu Buy and Sell, kampani ya mbere Burengerazuba yakugezaho inzu cyangwa ikibanza. Ushaka kubaka hoteli, ushaka ikibanza kiza kubakamo apartment, ushaka ahantu hakubaka inzu nziza yo guturamo yawe, cyangwa se ushaka inzu yubatse, cyangwa se ushaka apartment yo kuruhukiramo i Rubavu, nta handi gana kampani ya mbere mu Burengerazuba, Rubavu Buy and Sell Limited, real estate company ibagezaho amazu n'ibibanza bigurishwa n'ibikodeshwa. Uyu munsi rero turi mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, akagari ka Buhaza, hafi neza ya UTB. Abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku munsi, bumva video, bumva tuvuga kuri UTB. UTB ni kaminuza ya UTB nyine imwe yahoze yitwa RTUC, aho isigaye ikorera ubu. Na hano rero hakunzwe cyane, hari imihanda ya kaburimbo mishyashya, hari ibikorwa remezo byinshi bifatika. Na hano hakunzwe cyane rero abantu bagura cyane kubera ko ibikorwa remezo bihari kandi hagendetse. Tena ni hafi cyane yo mu mujyi, kuva mu mujyi uri n'imodoka wagera ni nk'iminota 5 yonyine uvuye ku isoko rya Gisenyi, urumva ko bari hafi cyane. Niyo mpamvu rero haba hari imari zigurishwa nyinshi cyane. Iki kibanza rero nacyo kiri nko muri metero 100 uvuye kuri iyo kaminuza, kuko uyu muhanda gikora ku mihanda ibiri. Umuhanda umwe ubona umanutse uvuye kuri portail ya kaminuza neza, harimo nka metero 100, ni naho iki kibanza giherereye. Ni kibanza kinini rero, gifite uburebure ku muhanda wa kaburimbo bufite 30, no kundi wa kaburimbo gifite 20. Urumva ko ari ibibanza bibiri bifite metero kare 300, kuko cyo gifite 600. Ushobora gucamo kabiri, ushobora kubaka mu gice kimwe ahandi kubakamo izindi nzu. Urumva ko ari kibanza gisobanutse rero kandi cyiza cyane. Ikindi cyiza cy'ikibanza kiri ahantu heza nyine, urumva ko kiri hamwe na kaminuza, ku buryo bubatsemo nk'amazu akodeshwa, yaba imwe nziza yo gukodesha, yaba amapartema, byose biba bifite agaciro kandi biba bifite abakiriya cyane. Uyu munsi rero iki kibanza ufite projet yo kubakamo, yo kubaka nk'inzu nziza cyane yo guturamo, cyangwa kubaka amapartema ahantu heza kuri kaburimbo, n'ahandi n'ahangaha. Kandi iki kibanza kiri hamwe na centre de santé yaho mu Byahi, naho ni nka metero 100. Kiri hamwe na centre ya Buhuru, centre ishyushye cyane, naho ni nko muri metero 200. Kiri hamwe n'ibitaro bya Ndengera, ibitaro bya privé bihari, naho ni hafi cyane, ni nk'iminota 2 kuva hano ugerayo uri mu modoka. Iki kibanza rero ni kigucike, turakigurisha $35,000, ubuso 600. Kiri muri R2, ni kibanza cyiza rwose. N'ahandi wabona ibintu nk'ibi usibye kuri channel Rubavu Estate. Duhamagare kuri nimero zacu, iki kibanza ntibakigutange. Gifite ubuso bwa 600, ariko kigura $1,35,000. Iki kibanza ni cyiza cyane, ni kigucike wowe ufite iyo gahunda yo kugurira Rubavu. Kiri ahantu heza cyane, heza cyane kuri kaburimbo, amatara yaka, amazi, umuriro, ibikorwa remezo rwose, ku buryo nta hantu hurira n'umuhanda w'igitaka. Waguze iki kibanza wageze ni Rubavu, ni kigucike. Murakoze rero, mugira ibihe byiza.